Mwongeye kubaho nshuti kandi banyeshuri b'ishuri ryacu ryitwa Tsindira provisoire vuba, tunejejwe no kongera kubabona cyangwa se no kongera kwigana namwe. Wowe uri muriga turagushimiye cyane kandi tukwifuriza imigisha y'Imana. Aka kanya tugarutse tuje gukosora ikizamini cyakorewe i Rusizi. Ni examen yatanzwe mu kwezi kwa 9 kurimo kugana ku musozo. Nyuma yayo nzahita mbaha n'ikizamini cyakorewe i Muhanga, n'ibindi bizamini byakozwe mu mujyi wa Kigali, ariko mubanze mwakire neza iki kizamini cyakorewe i Rusizi. Cyatsinze abantu benshi cyane, cyo kimwe n'icyakorewe i Karongi. Ni ibizamini byo mu burengerazuba byakoze amateka, ariko nta kongera gukomera kuko nahageze. Ubwo rero icyo mbasaba cya mbere ni iki? Ni ibintu bibiri. Icya mbere ni inyungu zanyu. Ya mbere ni ugomba kwiga aya masomo akarangira mukageza ku mwisho wabyo, kandi byaba ngombwa rwose ukabisangiza na bagenzi bawe. Inyungu ya kabiri cyangwa se ikindi kintu cya kabiri ni uko usabwa rwose kudukorera subscribe ku bantu batarazikora. Mukaba murimo muriga mutarakora subscribe, ukwiye guhita ukora subscribe kandi ukagerageza n'ubundi no kubisharinga ku bandi. Hanyuma igitekerezo ukeneye kutwunganira cyangwa kutwungura utwandikira kuri 0785322021 cyangwa se kuri email yitwa tsindiraprovisoirevuba@gmail.com. hanyuma tukabasha kugubwa neza dusangira ibitekerezo. Ubu tuje gukosora icyo kizamini. Bushize uko mwari murimo murakiga, uko mnaye nakibahaye naye nababajije nyine, nkasoma ikibazo nkitsa, mugahitamo igisubizo mukabyandika ku ruhande mukabinyoherereza. Hakosoje abantu benshi cyane rwose. Twe twatanze iminsi ingahe kugira ngo mugikore neza, ariko turakeka byarabagendekeye neza. Ubu rero aka nako kanya ko kubaha ibisubizo bya nyabyo ndetse n'amayereri yagiye abamo tukayakosora, noneho tukagenda tubaha n'ubusobanuro bwimbitse ducengereye mu igazeti. Uretse ko utari buyijemo cyane nzajya mu mutwe, ariko ukenera wenda ama article nawe yayabaza nta kibazo tukayamuha. Cyo kimwe nzangera nk'ahantu nkabyibuka article nzajya nyikurangira nawe umve ko ubusobanuro nguhaye buhuye kuko nubwo nawe usanze aho ngaho. Turahera ku kibazo cya mbere, turakomeza tugende tuganira, ariko mbakangurira kubisharinga haba ku WhatsApp yanyu, ku ma Twitter, ku ma Facebook, mu bisharinge rwose nta kibazo, bigereyo bigere no ku bandi. Kandi turashimira abantu mukomeje kudufasha mu kubona ibizamini byagiye bikorwa. Twatangiye. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka 12. Kino kibazo nzakigarura mu buryo bwanjye ndebe ko mwagifashe, ariko ubundi polisi yakibajije ibaza ngo ese ni abahe bantu batemerewe cyangwa se ni abahe bana batemerewe kwicara mu modoka imbere mu gihe harimo indi myanya? Ni abana badafite imyaka 12. Ntabwo ari abana bafite, no, ni abadafite. Abafite 12 kuzamuka kugera ku bantu b'abasaza bo barabyemerewe, ariko umuntu utaruzi imyaka 12 ntabwo yemerewe kwicara imbere. Ariko biratangaje kubona umushoferi nk'umukire ajya muri siporo cyangwa akajya gukina nk'imikino runaka, agatwara umwana w'imyaka 7, umwana w'imyaka 4, 5, akicarana nawe imbere, imbwa akayishyira inyuma. Ntabwo byemewe. Wakagombye gushyira imbwa imbere wenda cyane ukayishyirana inyuma n'umwana, cyangwa ukayishyira muri butu yo umwana ukamushyira inyuma. Kirazira, ntabwo byemerewe yuko rwose umwana utaruzuza imyaka 12 cyangwa ngo ayirenze yemerewe kwicara imbere. Niba bandikira muzamenye ko nari narabibabwiye. Icya kabiri, iyo hatari utuyira two ku mpande z'umuhanda cyangwa inkengero zigiye hejuru cyangwa bidashobora kugendwamo, abanyamaguru bagomba kunyura mu tuyira turi ku musezero w'umuhanda. Ni ukuvuga yuko utuyira two ku mpande z'umuhanda ni handi haba hameze nk'ahari bordire. Hari bordire, hari igice kimwe kiba gifite bordire tw'inkengero zigiye hejuru, hakazana n'ikindi gice ku ruhande kiba kiriho agakaburimbo k'igiheri gasaguka. Ako ngako rero niko kitwa utuyira turi ku mpande z'umuhanda. None inkengero zigiye hejuru nizo dukunze guhimba bordire. Ibyo byombi rero iyo bidahari cyangwa bihari byarapfuye bidashobora kugendeka, itegeko ritubwira ko tugomba kunyura ku tuyira turi ku musezero w'umuhanda. Umusezero ni ahantu neza umuhanda usa nk'urangirira wegera ku byatsi hirya gatoya, ahantu bita ku musezero w'umuhanda, cyangwa se ukabahita izina rya kabiri ryitwa inkengero iringaniye n'umuhanda. Ni ukuvuga ngo iyo habuze inzira zigiye inkengero zigiye hejuru n'utuyira turi ku mpande z'umuhanda, abanyamaguru banyura ku musezero ariwo nkengero iringaniye n'umuhanda. Iyo bibuze nibwo tunyura mu muhanda k'amagare cyangwa se mu muhanda. Ibyo tuzakomeza kugenda tubibona biri ku ngingo 48. Icyo cya mbere kubagishaka ahantu bagisanga ni ku ngingo ya 66 ndakeka.
aho ngaho nyine naho ngaho aho ahaturanye naho bavuga ngo umuyobozi agomba kugira aho yicara hafite umwanya ungana iki, ni ku ngingo 66 hafi aho ngaho. Hanyuma tudatinze dukomeze n'ikibazo cya kabiri, kiravuga ngo isonga y'impombo yohereza ibyotsi hanze, of course ni ku kinyabiziga, nubwo nyine polisi bazi itabisobanuye kandi n'igazeti nayo ntisobanura rwose, irakwihorera, ariko njye nka mwarimu mpamise nk'ibiri iryo banga. Ni isonga y'impombo yohereza ibyotsi hanze ku kinyabiziga, ntishobora kwerekezwa iburyo bw'ikinyabiziga. Ni ukuvuga ngo ahantu igomba kujya ahantu hose hatari iburyo. Kubera iburyo twebwe tuba duhari nk'abanyamaguru, ntabwo byemerewe kuza kutwuka ibyo byotsi, ariko ibumoso yahajya no hejuru n'ahandi hose hasigaye, ariko kirazira ntabwo shampoma yakwerekezwa iburyo. Ibi turabisanga ku ngingo 83. Ntabwo ushobora kuvuga uti mwarimu yavangiwe kubera aka kantu nyine mvuze. Ntabwo navangiwe inshuti zanjye, ahubwo nagira ngo mbatangarize yuko ibi byose ni ukuri. Kubera iki ari ukuri? Ushobora guhita wibaza uti se mwarimu kuri muratubeshya nawe ko imodokari yanjye cyangwa se iyo nari ndimo ko mbonye shampoma iri iburyo ari isonga y'impombo yohereza ibyotsi. Ntabwo ibyo naguhakanya, ariko ubwo nahita nkubwira ngo icyo kinyabiziga wabonye gifite shampoma iri ahagana iburyo bwacyo, iyo ngiyo ntiyemewe. Kuki itemewe? Ese ubundi yaje ite? Kino kibazo si ubwa mbere nkibaha, ya polisi yari yagitanze ariko nanjye nari nakibahaye. Ubundi mu bihugu bikora amamodokari cyangwa se ibinyabiziga bagira amategeko yabo. Kuri iyi si ibinyabiziga bigendera mu buryo bubiri. Hari ibinyabiziga bigendera mu ruhande rw'ibumoso, cyane cyane nko mu bihugu byakoronijwe n'Abongereza, harimo UK yose, harimo za South Africa, harimo maybe na za India na za Kenya na Uganda hirya ahangaha, ndakeka na Tanzania sinzi, na Tanzania nuko, n'ibindi bihugu byinshi byakoronijwe n'Abongereza. Ibyo byo bigendera left, ibumoso, ariko ibyinshi bisigaye sinzi ibyabikoronije byo bigendera hehe? Iburyo. Ni ukuvuga ngo abagendera iburyo amategeko yabo n'ay'abibumoso burya ajya gusa, ahubwo bitandukanira iyo tugeze ku masayidi yo kugenderamo. Ni ukuvuga rero ku bihugu bikora imodoka bisanzwe bigendera ibumoso, bwo shampoma bo kirazira ko yajya he? Ibumoso. Mu gihe twebwe iby'ibigendera iburyo shampoma kirazira ko yajya he? Iburyo. Ubwo rero naho ngaho niyo mpamvu twebwe mu Rwanda iyo tugiye kwimporta cyangwa kujya kuzana amamodokari hanze iyo ngiyo, tuzazana amamodokari yo mu bihugu bigendera ibumoso, ibigendera iburyo, yewe n'ibigendera mu kirere niba bihari cyangwa ibigendera hombi simbizi. Twebwe dupfa kuzana kuko nta nganda zikora imodoka tugira. Umunsi twagize inganda zikora imodoka, cyangwa se nk'ubu hari uruganda rwatangiye guteranya ibinyabiziga inaha mu Rwanda, mu modoka mu Rwanda, urwo bazaruha briefings z'uko batagomba guteranya imodokari cyangwa ibinyabiziga ngo shampoma baherekeze iburyo. Niba batabibabwira nabo bazaba baduteje isi. Nese ngiho mbabeye nibyo ngibyo. Ikibazo cya gatatu rero cyabaye isonga y'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekezwa iburyo. Icya kane, ibinyabiziga bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa ribonesha impande zose. Ni ibinyabiziga ndakumirwa, birumvikana. Mbere yuko tureba ikibazo cya gatanu, reka mbaganirize kuri ndakumirwa. Ndakumirwa wenda kubakenera icyo kibazo muragisanga ku ngingo 76 mu bigendanye n'uko amatara akoreshwa cyangwa se n'amatara y'ikinyabiziga. Amasomo y'amatara ariho, mugerageze muyashakishe mubashe kugubwa neza ku bantu bakunda amatara. Tugisanga ku ngingo 76 rwose, aho bakubwira yuko ibinyabiziga ndakumirwa bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa ribonesha ku mpande zose. Hanyuma kandi iki kibazo cya gatanu nacyo turagisanga mu bigendanye n'amatara. Wenda mutagira ngo ni ibya bindi byo gukabya by'abarimu, ndi kubigisha isomo ry'amatara, ndakeka ari muri part 1 nabivuze ko nababwiye ko nibyo nababwiye yuko ibibazo bikunze kuva mu kizamini cy'amasomo y'amategeko y'umuhanda ntihashobora kwiburiramwe ibibazo biri hagati ya 5 n'10 cyangwa n'8 byo ku matara. Niyo mpamvu amatara mugomba kuyamira. Nimba ari n'isomo ryoroha cyane ribaho na amatara. Ubwo rero mubifate nyamuneka. Ubwo ibyo ntibibaye bibiri se? Nimba bitanarenga ahubwo yako ndakeka bibaye bibiri gusa, kuko icya mbere cyavugaga ibigendanye naho bicara nyine, icya kabiri kikavuga ibigendanye n'abanyamaguru, icya gatatu cyavuze iby'ibinyabiziga, kane niho hajemo ndakumirwa ku bigendanye n'amatara, n'iki cya gatanu, sibyo? Hanyuma tudatinze n'icya karindwi turaza gusanga ari amatara. Mbese amatara muyiteho cyane kandi amatara aroroshye. Tudatinze rero iki cya gatanu kiravuga ngo, ariko ntarajya ku cya gatanu, nuko mu Rwanda ibinyabiziga ndakumirwa ni bitatu, nibyo ngiye kubabwira kare kansabye muri hangana
mba mfite byinshi byo kubabwira, mba numva byose nahita mbibabwira, ariko nyine hari bizajya bincika mujye mwihangana. Ibinyabiziga ndakumirwa tugira ni bitatu. Hari ibizimya nkongi, ibitwara abarwayi n'ibya gipolisi, ubwo ndacuritse. Ni ibya polisi, ibizimya nkongi n'ibitwara abarwayi. Ubwo nuvuga ngo ibya gipolisi ni bimwe twita pandagare, ibizimya nkongi ni ibya kizimyamwoto, ibitwara abarwayi ni za ambulance. Ushobora guhita wibaza uti none se ko numvisemo iza gisirikare? Ntabwo ibinyabiziga bya gisirikare ndakumirwa. Nguko numvishemo se ngo imodoka za daso, no, ntabwo izo zirimo. Ngo none se ngize interesenge ko tujye tubona ziguruka zirukanka cyane, interesenge sinzi nibikibaho, nako kera mbyiruka nge narayibonaga. Ntabwo nabyirukaga, nari nshaje icyo gihe nabwo. Ntabwo ibyo byose ari ndakumirwa. Nushaka umbwire hari izitwaye iki, ntabwo ari ndakumirwa. Ndakumirwa ni eshatu nshuti yanjye, ni ibya gipolisi, ibizimya nkongi n'ibitwara abarwayi, kandi nabyo ngo biba ndakumirwa ari uko bigiye gutabara aho byihutirwa birangwe n'abaza zihariye. Icyo turagisaba ku ngingo ya 2 igika cya 31, hagati ya 30 na 31 mushakiraho, ariko by'umwihariko tugisanga ku ngingo 36 na 37 niyo ivuga ibigendanye na ndakumirwa. Hanyuma ushobora guhita wibaza uti se ibinyabiziga bya excellence bite cyangwa se bya perezida wa repubulika, kuki byo byirukanka kandi mu byo utubwiye bya ndakumirwa cyangwa tuvuye no gusama aho ngaho kuri izo ngingo tubwiye, kuki bitarimo byo bite? Nagira ngo utangarize iki kintu. Nimba hari umuntu uba ugomba kubahiriza amategeko kurusha abandi ku isi cyangwa mu gihugu, aba ari umukuru w'igihugu, kuko nagira ngo utangarize ko iki gitabo ni icya 85 cyo mu bya mbere bye, sibyo? Cyo ku itariki 2 z'ukwa 9 2002 cyatangiye gukurikizwa iya 1 z'ukwa 2 2003. Ntago rero babiyobeye baba babizi. Ndagira ngo nkugarukeho gato nkubwire ngo ese kuki cyabaye ndakumirwa ibinyabiziga bya perezida wa repubulika, kuki byabaye ndakumirwa? Ntago ari ndakumirwa, ahubwo kuki biba ndakumirwa? Biba ndakumirwa uko biri kumwe bya gipolisi. Imbere habanza ikimoto cya polisi, inyuma ku mwisho hakaza kuza n'ijipe ya polisi. Bivuze ngo iyo cortege kuva kuri ya moto kugenda kugera inyuma ku modoka ari za nyuma y'izindi, haba hari ambulance cyangwa se harimo niyo ya polisi y'ijipe cyangwa se n'indi bateguye. Ibyo byose ni bya polisi. Bivuze ngo iyo cortege yose kuva kuri cya kimoto kugera kuri ya indi ya nyuma, iyo cortege deja iba yamaze kuba ndakumirwa, kuko ibanjirijwe na ndakumirwa, iherutswe na ndakumirwa. Ndashaka hano kwibaza, hari uwahita avuga ngo ubwo niko protocol iteye, ngo bashatse ejo bazana abasirikare. Oya, nagira ngo mbabaze, ari abasirikare n'abapolisi ni bande bashobora kuba bacunga umutekano ku rwego ruri high cyangwa ruri hejuru? Ya nubwo ntazi ibintu by'igisirikare n'igipolisi cyane, ariko ngiye umitishe mbonetse mvuga ko ari igisirikare. None se kuki iyo perezida wa repubulika agiye kugenda imbere batahabanza abasirikare? Kuki babanzaho ikimoto cya polisi? Nuko bazi ko mu mategeko yacu kandi ari internationali ibinyabiziga bya gisirikare atari ndakumirwa. Akanagira ngo asobanure neza, niyo mpamvu ubona na kira kibazo cyaducitse ariko turakivugaho twirukanka cyane. Nagira ngo asobanure neza ndakumirwa ntabwo ibya perezida wa repubulika birimo, ahubwo perezida wa repubulika na cortege yiwe baba ndakumirwa igihe imbere habanje polisi n'inyuma hakaza indi, cyangwa hakaza kimwe mu bindi binyabiziga ndakumirwa. Muzanarebe neza n'abandi banyacyubahiro benshi baje mu gihugu bagomba muri cortege yabo guteguramo imodokari za gipolisi kugira ngo ibyo bintu bibe ndakumirwa. Hanyuma ndakumirwa ngo zigomba kurangwa n'itara rimwe cyangwa menshi ya bururu amyatsa arabagirana agaragara ku mpande zombi zose, rishobora kuba rimwe cyangwa menshi. Tudatinze cya kibazo cya 5 cyavuga ngo amatara ndangambere n'ayandanga nyuma y'imodoka zitarengeje 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habaremo imitwaro. Mwamaze kubona ko igisubizo cyabaye A na B, mwakibonye. Icyo nashaka kuvuga, twigire ku kibazo cya 6 cyo kuducika, ngo iyo igendera mu nzira nyabagendwa imikumbi igomba kugabanywa udutsiko tugizwe n'inyamaswa zitarenze 10 kandi zitandukanijwe n'intera metero 20. Nubanga inyamaswa izi ni inyamaswa zigenza bugenzi, sibyo? Ntabwo byemerewe yuko washorera inka, amafarasi n'indogobe n'ingamiya na punda, sinzi byose ni bimwe, ngo bishorere mu muhanda ari nk'amafarashi 15 uri umwe. Ntabwo byemewe, nta nubwo byemerewe kubishorera gutyo. Itegeko ritubwira yuko inyamaswa kizira ko zagenda mu muhanda igihiriri kuko zishoreranye ari nyinshi, zirenze 10 ntabwo byemewe. Zigomba kugabanywamo udutsiko iyo ari nyinshi. Agatsiko kamwe kakaba karimo inyamaswa 10 n'akandi 10 n'akandi 10 n'akandi 10 kugeza igihe inka zawe cyangwa inyamaswa, ubwo nyine ni inka twazizanyemo turimo kwihuta cyane, zirangiriye. Twiga isomo ryo kubigendanye n'inyamaswa. Ndabibutsa akantu nigeze kubaha umukoro mbabwira ngo inka 44 ziyobowe n'abantu bangahe. Inka 44 twabonye cyangwa amafarashi 48 nzira nyabagendwa yigenza adakuruye, twabonye kayoborwa n'abantu 9. Bavuye he? Twabonye ko inyamaswa zirenze 8 zigenza bugenzi zikenera umuherekeza wunganira umuyobozi. Bivuze ngo ku nyamaswa imwe hakenerwa umuyobozi.
ebyiri, eshatu, enye, eshanu, eshatu, zirindwi, umunani hakenerwa umuyobozi. Ariko attention, iyo zirenze umunani hagomba guhita haza umuherekeza uza gufasha wa wundi wabanje. Ndakeka mubyibutse mu isomo twarigize mu bigendanye n'inyamaswa, musubire inyuma muri shake. Hanyuma urumva ko agatsiko deja ka mbere kagomba kuba karimo n'inyamaswa zitarenze 10 nkuko bamaze kutubwira mu kibazo. Ka gatsiko kaba kayobowe n'abantu bangahe? N'abantu ebyiri. Kubera iki? Zarenze umunani, kandi iyo zirenze umunani haza umuherekeza wa kabiri, bivuze ngo agatsiko kamwe ni babiri, akandi babiri, akandi babiri, akandi babiri. Za nka zacu 44 cyangwa za nyamaswa 44, bivuze ngo havunitsemo udutsiko dutanu, tune turi mu 10 n'akandi ka gatanu gasigaye kari menye. Bivuze ngo buri gatsiko muri tumwe tune tw'icumi hagomba kuyoberwa n'abantu babiri babiri, wakuba kane bikaba umunani, bakongeraho n'umuntu umwe ugomba kurongora ka gatsiko k'inyamaswa enye, bakaba babaye 9. Sibyo? Ubwo rero nibyo ngibyo nari mbibasubiriyemo gake twarabyize, nagira ngo twe gutinda. Hanyuma ikibazo cya 7 nacyo tugisanga mu bigendanye n'amatara. Tuza kubona ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarura rumuri ukabishyira ku kinyabiziga uretse ibitegetswe n'iyi gazeti. Ariko ibyo ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Amatara ari imbere mu modoka yo azakurikiza amategeko ashatse. Sibyo? Ntushaka kuzashyiremo ubururu n'umukara n'icyatsi n'umuhondo n'ibipfuye amaso byose, ariko ngapfa kutabangamira twebwe abayobozi turi hanze. Ariko andi matara yose azaterwa ku kinyabiziga agomba kuba aravugwa n'iyi gazeti iyi ngiyi, cyangwa si yo newe urimo urasoma. Iki tugisanga ku ngingo 41 only yonyine byisangije. Sibyo? Hanyuma ibyo byo kugenda mu nzira nyabagendwa kw'imikumbi ni ikibazo dusanga ku ngingo 51, ndakeka nimba ntibeshye, ariko ndakeka ari 51. Ya ni 54, 51 ni ku nyamaswa z'ibikurura, hanyuma 53, 54 ni ku nyamaswa zigenza bugenzi. Sawa, twe gutinda cyane, twe gukomeza kurya iminota. Tugeze ku kibazo cya 8. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'amagare velomoteri kimwe na rumoroke zikururwa n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenza santimetero 75. Nagira ngo nkutangariza aka kantu. Ushobora guhita useka cyane ngo wego ko nkuno isigare rigira rumoroke gute? Nta kinyabiziga kitagira rumoroke inshuti yanjye, nta n'ikitemerewe gukurura rumoroke. Gusa mbibutse ko rumoroke ziramoko menshi, agera kuri 3. Hari rumoroke nyine, hakaba n'iyitwa rumoroke nto, hakaba n'iyitwa makuzungu. Mbibutse rumoroke bivuga ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi. Ako kantu muragafashe, twabyize ku munsi wa mbere dutangira. Hanyuma rumoroke nto bivuga rumoroke yose ifite uburemere butarenga ibiro 750, cyangwa se ifite uburemere butarenze kilogarama 750, bifata uko ushaka. Ibyo byose biri ku ngingo ya 2 cyagiye handi twizeye amagambo asobanura gazeti. Hanyuma hakaza makuzungu bivuga rumoroke yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga kiyikuruye ku buryo igice cyayo cyangwa igice cy'uburemere bw'ibyitwaye n'ibirimo of course biba bishikamiye boss, biba bishikamiye ikinyabiziga kiyikuruye, niyo mpamvu yitwa makuzungu. Ibyo byose rero byitwa rumoroke. Sibyo? Ubwo rero nagira ngo utangarize ngo ryabigare yaba ipikipiki ifite cyangwa idafite akanyabiziga ku ruhande, ariko nyagasani mpora nibagirwa kubereka ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Ariko ndagira ngo batangarize ngo ku kizamini cy'Imuhanga nzayisorezaho inyuma, nzayibereka. Imana izamfashe bazabe babajijemo ikibazo bifitanye isano, nzayibereka rwose. Ni ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, nzayibereka ukuntu imeze, yaba itagafite, yaba velomoteri n'ibindi, yewe nigafite cyo kimwe n'amamodoka n'amakamyo n'ibiki byose na za yutongo n'ibindi byinshi cyane n'ibinyabiziga binini byemerewe gukurura rumoroke. Noneho rero rumoroke ikuruwe n'igare ibigomba kugira ubugari butarenze santimetero 75, cyo kimwe n'ikuruwe na velomoteri biranganya. Hamwe ikuruwe n'ipikipiki isanzwe idafite akantu ku ruhande ni metero 125. Iyo ikuruwe n'imodoka ntibigomba kurenza metero 2 na santimetero 55, 65 I mean, kuko nibwo bugari ntakuka bw'ikinyabiziga icyo ari cyo cyose muri rusange, ntibigomba kurenzaho. None twigarukire ku mizigo. N'imizigo rero ipakiwe n'igare, kuri rya ntebe y'igare ntabwo wemerewe guterekaho umufuka w'amakara ngo urambure utambike, ahubwo ugomba kuwuhagarika. Ukura umufuka w'amakara upimye usanga uri hafi muri metero irenga. Icyo gihe rero ufashe ukawurambika ku igare wutambitse, bivuze ngo igare ritwaye umuzigo urengeje santimetero 75 kandi bitemewe. Cyo kimwe n'indi mizigo, ubwo n'urugero ngo haye. Rero ntabwo byemerewe ko igare rigomba gutwara ibintu bifite ubugari burenga santimetero 75, cyo kimwe na rumoroke zikuruwe n'iryo gare cyangwa se na velomoteri. Velomoteri n'igare ni abavandimwe. Icya 9 rero kiravuga ngo uretse kubyerekeye imihanda irombereje ibisate byinshi ubwo n'amaautorute n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kirakurya y'umurongo mugari w'ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano kigenewe guhagararwa umwanya muto cyangwa se umwanya munini. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko hari igice cyagenewe guparikwamo umwanya muto cyangwa umwanya munini, ari byo dukunda kwita arete.
iki tugisanga ku ngingo y'ijana na 10 igika cya 9 ndakeka hafi aho ngaho. Ya 110 igika cya 9 naho ngaho. Ya naho ngaho biherereye. Noneho birana ndimo ndahihibikanamo nirukankana nyine biri ku ngingo n'ubundi ya 64 ibintu by'amagare na velomoteri by'imizigo yabyo murabisanga aho ngaho. Noneho iki kibazo cyacu cya 9 kiri kutubwira ngo uretse kubyerekeye imihanda iromereje ibisate byinshi, ni ukuvuga mu magambo makeya iri tegeko bagiye kutubwira ntago rikurikizwa ahantu haba amaautorute, ahantu haba imihanda y'ibisate byinshi. Muzi ko maze iminsi nitotoma ngo kuki mu Rwanda bataduha autorute kandi dufite isi nini ihagije y'ahantu bakagombye gushyira autorute. Turamutse dufite autorute rero nta mpamvu yo kurira iki inkombe mpimbano, kuko ahantu hari autorute si ngombwa ko haba inkombe mpimbano. Ubundi inkombe mpimbano ni iki? Inkombe mpimbano ni igice gisaguka ku ruhande rw'umuhanda abantu baba bakoze umuhanda barangiza bakahacisha umurongo mugari munini w'umweru kugira ngo batandukanye umuhanda n'icyo gice cy'igihimbano cyasagutse. Icyo cy'inkombe mpimbano rero cyane cyane nko mu byaro nibyo dukunze kwita arete iyo tugiye gutega bisi, sibyo? Iyo tugiye gutega bisi ni nibyo dukunda kwita arete. Hariya rero kuri arete haba hagenewe guhagarara umwanya muto cyangwa umwanya munini. Noneho ho ntihanajonjora. Nagira ngo mbatangarize ngo ahantu uzabona icyapa nidutangira kwiga ibyapa biyobora cyangwa ari byo ndanga, nzabereka icyapa cyerekana aho ibinyabiziga bihagarara akanya gato cyangwa akanya kanini bikuramo cyangwa bishyiramo umugenzi cyangwa abagenzi, bereke ko nta kindi kinyabiziga cy'ubundi bwoko cyemerewe kuhahagarara. Ariko nirirwa mbona abamotari baparitsemo, amataxi voiture zagaparika, amajipe akaza akajyamo, kandi ugasanga hahagaze n'umupolisi hafi aho ngaho, hasanga ntacyo bimubwiye. Burya aha ni hatari, twikomereze. Rero iryo tegeko rikumira muri icyo cyapa ryo ntago riba ryemerewe kugera ahangaha mu nkombe mpimbano. Inkombe mpimbano biba bishatse kuvuga yuko naho tugenewe guparika umwanya muto cyangwa se umwanya munini ku mihanda, aho ngaho nyine haba hacishijwe wa murongo mugari wera udacagaguye. Hanyuma rero ntago bahagarara umwanya muto gusa, nta nubwo ari umunini gusa, ahubwo ni yombi. Guhagararwa umwanya muto n'umwanya munini. Icya 10 amatara manyagasane bino bibazo, ariko reka mbanze ndebe ibibazo by'amatara bamaze kuba hano bingaye. Ikibazo cya 4 ni amatara, icya 5 ni amatara, ubwo se bibaye 2, 7 bibaye 3, 10 bibaye 4. Tekereza mu bibazo 10 bateguyemo 4 by'amatara. Ubwo mwumva mudakwiye kwiga amatara nshuti zanjye, mushaka amasomo y'amatara. Amatara ndangaburumbarare aragomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera metero 200. Iki ni ikibazo rwose cyiza cyane bakunda kubaza. Ku matara ndangaburumbarare hari abatayazi, ariko nimukurikirana isomo ry'amatara twabashyiriyeho muzabibona, muzahita mubona amatara y'ubwoko bwose, yewe na za kamena bihu zose naraziberetse mu mashusho ngero nagerageje kugenda mberekera, yose rwose murayasangaho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo amatara ndangaburumbarare ni amatara aranga ubugari bw'ikinyabiziga kirengeje metero 2 n'isantimetero 10. Rero amatara ndangaburumbarare ngo nijoro igihe ijuru rikeye, ubwo ni nijoro ikirere kimeze neza mbese hatamurutse. Ayo matara ndangaburumbarare abagomba kugaragara muri metero 200. Wenda mbarangira hihuse, muzarebe ku bibisi byitwa ritiko birabijya mu ntara cyane, muzabona udutara rwose tuba hejuru ya pareburize cyangwa se bino bikamyo bikora amatransit biba biyafite. Ayo matara rero ubundi amaziki nagaragaza ubugari bw'ikinyabiziga kinini kirengeje metero 2 na santimetero 10. Ubwo ni uvuga ngo niba ifite metero 240 abigomba kuyagira, sibyo? Ni ukuvuga amaziki, iyo wowe uturutse pfo utwaye nk'akamodoka gato cyangwa n'ikindi kinini bingana, ugahita ubona ruguru nko mu ikona ahantu cyangwa se ruguru aho uri kwerekeza mu ijoro hari turutse ikindi kinyabiziga, ugasanga kibitseho ibitara hejuru, uzahita umenya ngo kira kintu tugiye guhura n'ikinini, ugahita umenya uburyo witwara. Niyo mpamvu amatara ndangaburumbarare abaho, agaragara rero muri metero zigeze kuri 200. Tudatinze cyane nagira ngo mbashimire kandi mbararikire gukomeza gukurikira amasomo yacu. Nagira ngo nze mbaseke. Nyuma y'ikibazo cya 10 tureta tureba ikibazo cya 11. Reka tugisunike kigereho. Sunika vuba DJ. Hanyuma hanyuma nenge kubaseka, ndabasekesha iki? Uretse ko iyi tekinike n'ubundi ireze bakunda kuyikoresha, ese ubwo mwamenye iyo ariyo? Ninde wayimenye? Agatoki hejuru.
ya umuntu wayimenye rwose ni umuntu w'umutarama. Ubwo hari uhize ambwira ngo ikibazo cya 7 n'icya 11 birasa. Yego nyine birasa kugisimo mutabibonye. Gusa ikintu kimbabajemo nuko hari umuntu wakoze icya 7 akisha icya 11. Ubwo se urumva nyine ntakwiye guseka, nkwiye kubaseka kubera yuko nta gutetse ibibazo bibiri babizanye bisa hanyuma mukabyica. Ubundi bikunze kuba kuri iki kibazo cya 10 turangije kivuga ku bigendanye n'amatara ndangaburumbarare. Akenshi ahantu polisi ikunda kubaza ikakizana iki kibazo irabafenta, yabakizanye nko mu bibazo 4 bya mbere byo ku gapaje kabanza, ugasanga no mu bibazo 4 bisoza kigarutsemo, cyangwa se wenda muri 11 na 12 na 13 ugasanga kigarutsemo. Umuntu akajya agahonda ngo ariko mana yanjye we iki kintu nakibonye hera, iki kintu nakibonye hehe, iki kintu harya twakize ryari, kumbe yirengagije ko amaze kugisubiza nko kuri 4. Ubwo rero nagira ngo mbaseke abantu bakoze 7 mukica 11, cyangwa se ugasanga wishe 7 ukoze 11, urabona bitaniye koko. Numva mudakwiye kwiseka, nta mpamvu yo kugenda buhumye. Iyo uri mu kizamini uba ugomba gucana maremare, uba ugomba gucana kamena bigo, ugacana nayo mu bwonko, ugakurura n'ibyamva hena njye, kandi ukibuka no gusenga Imana iyo ugiye mu kizamini. Sinjya nkunda abantu basenga Imana bavuye mu kizamini ngo mana nkumvuye gukora ndakwinginze ngo nzatsinde. Nese Imana kitiba ngizabona ko mu ijuru zifata urupuro rwawe ngo irwuzuze amanota. Oya, ibyo ni ibyo. Sengera ikizamini mbere yo kugikora, uyisengera ikizamini nyuma yo kugikora. Ubwo se ndahanuye singize yerekwa. Nyamara mbabwiye ibiri byo, ugomba gusaba umusada mbere yo gukora, nta gusaba umusada nyuma yo gukora. Alright, turakomeje rero. Kino kibazo reka hano ubundi mfe kugisoma kuko n'ubundi cyaje ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe. Ariko ibyo ntibikureba amatara akurikira. Amatara ndanga, oya amatara ndanga agomba gukurikiza itegeko. Amatara ndangaburumbarare, oya amatara ndangaburumbarare agomba gukurikiza itegeko. Ese ni yose? Oya. Igisubizo cyabaye B. N'amatara ari imbere mu modoka. Mbese amatara ari imbere mu modoka niyo adakurikiza amategeko. Bivuze iki? Bivuze ngo uzashyira aho ushaka. Wafata ubururu n'icyatsi n'umutuku n'umuhondo n'umukara n'ikijuju n'ikivurivundi n'idoma n'iroze byose ukabivanga ukabikubita mu kamodoka ariko bikagenda bimyatsa, ntacyo bitwaye, uzabigumishemo kuko amatara ari imbere mu modoka ntajya akurikiza itegeko. Ariko ni waramukubishyize inyuma kazi yako. Ingingo ya 75 zahita kugonga ivuga ngo amatara buri kinyabiziga agomba kuba ateye ku buryo nta tara ritukura rigomba kugaragara imbere, cyangwa se itara ryera cyangwa umuhondo rigomba kugaragara inyuma, uretse amatara yo gusubira inyuma naranga icyerekezo. Ubwo nuvanura mu kubikoze uzaba ushaka ka 8 n'amahane. Sawa, tudatinze reka dukomeze. Sorry. Hanyuma ubwo twari tumaze kubona ko ari ibibazo 4 by'amatara mu 10. None ubwo bibaye 5 muri 12 muri 11 nubwo hari ikigarutse duburi. Ariko nagira ngo mbamenyeshe ngo cyagaruka erega n'ubundi nuko cyaje naga njye bakikoreye. Cyagaruka dubure menya ngo ubanze ushishoze. Nta mpamvu yo kujya gukora ikizamini uri stress. Banza ubu umeze neza, wivanemo ubwoba n'ibintu byo guhubuka no kubushinyiriza n'ibintu wumva ubwoba bukurya ukumva mu nda harakuriye. Vipi zawe ugomba kujya mu kizamini umeze neza cyane. Nta mpamvu yo kuvuga ngo ngayiwe ngo numva ngo mfite ubwoba ngo ntinye umupolisi. Utinya umupolisi nkande gutari umujura. Polisi yakugira ate? Narababwiye mujye mureka ibintu by'ubwoba. Twikomereze n'ikibazo cya 12 kiravuga ngo iyandikwa ry'ibinyabiziga by'abantu bikorera ku giti cyabo cyangwa ibya za ambasade cyangwa imiryango ifite ubusonerwe nk'ubwazo no ku bakozi b'izo za ambasade, iyo miryango iryo yandikwa ngo risabwa ibiro by'imisoro ni Rwanda Revenue of course. Ese ikinyabiziga ari gishya iryo saba riherekezwa n'ikihe cyemezo? Rigomba guherekezwa n'icyemezo cy'uwagikoze cyangwa se wagicuruje kugira ngo nyine tubone kugira gute tucyandike twebwe dukora muri Rwanda Revenue. Mwabyumvise? Icyo kintu mugishyire mu mutwe mukimenye. Nawe wowe ukorera ku giti cyawe ugomba kubimenya. Ubwo butaha nzababwira ibya leta cyangwa se ibya polisi n'iby'ingabo z'igihugu byo byandikwa muri ihe system cyangwa mu buhe buryo. Twe kuhatinda ibintu nk'ibi ngibi sinjya nkunda kubitindaho ngo bishyireho commentaire kuko aha ni hatari. Ubwo ufata uko nkwigishe kandi nta nubwo ari nakubi
ndabigusobanuriye. Biri ku ngingo y'ijana na makumyabiri na gatatu, nushaka kujyayo urajyayo usomeho n'ibindi byinshi cyane, ariko nuko nguko icyemezo cy'uwagikoze cyangwa se cy'uwagicuruje nicyo cyonyine gisabwa ku bigendanye n'ibinyabiziga no kwandika ibinyabiziga by'abikorera ku giti cyanyu, mwebwe by'ababosi cyangwa se za ambasade. Nyine ambasade mujya mubona amapurake y'icyatsi, y'inyuguti z'icyatsi cyanditseho CD, ni ibyo ngibyo bashatse kuvuga. Se n'iby'amakonsila n'iby'imiryango nk'iz'ubwa ambasade n'ibindi, reka ni kuvuga amagambo menshi twari twabivuganye kuri iki kibazo. Ubwo mumenye ngo urasabwa kuzana icyemezo cy'uwagikoze cyangwa se cy'uwagicuruje, nyine byemeza ko bikiri gishya. Ubwo nuvana amakataloge cyangwa se impapuro zigaragaza uko icyo kinyabiziga cyaje. Twikomereze no ku kibazo nashakaga kugeraho cya 13. Duhise tubona ko ari ikibazo cya 6 ku matara mu bibazo 13. Nyagasani Yesu Kristo. Mugomba kwiga amatara mwa abanyeshuri mwe. Ibinyabiziga bikoreshwa butagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana icyo bikoreshwa. Iryo tara rishyirwa ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Hano niho nashakaga cyane. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga byose bikoreshwa butagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa, mbese kwasiteri zose, tugakubitaho na za royal, tugakubitaho na RFTC, tugakubitaho harya indi company ni yihera muri izi zikora muri town service, n'izindi nk'izo zose, na zira zijya mu ntara za volcano, za Worizo, za Ugusenga, za Amahoro ava mu ijuru, harya ni iki, n'izindi nyinshi, na izigihugu Gesera zitwa ngo kiwe, za Stella cyabaho na Sotrahari n'ibiki bona Okapi n'ibindi nk'ibyo. Izo modoka zazo na zira zatwegerana na bura buhiyasi ngo ziba zigomba kugira amatara zigaragaza. Ziba zigomba kugira amatara zigaragaza zerekana ngo uko zitakodeshejwe, sibyo? Ayo matara nuvuga ngo igihe cyose uzabona imodoka ridafite iryo tara, ugasanga iyo modoka ari ntifite itara, kandi itegereza abagenzi mu nzira nyabagendwa, ibigomba gushyirwaho itara ryerekana ikikora. Hanyuma imbere ngo bagashyira itara ry'icyatsi ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Nuvuga ngo iyo ubonye ikinyabiziga gitegereza abantu mu nzira nyabagendwa kidafite itara ry'icyatsi, menya ngo cyakodeshejwe, wikwirirwa ugitega. Ubwo nuvuga ngo rero imodoka ari zose ziri mu muhanda ziri gutwara abagenzi zagombye kuba zifite itara ry'icyatsi kibisi. Iryo tara ngo riba riri hehe? Imbere. Sinzi niba ari ibumoso niba ari iburyo, ariko ngo riba riri imbere. Hanyuma tudatinze nagira ngo mpite mvuga aka kantu. Kuki kino kibazo polisi kibanzeho muri iyi minsi bakunda kukitubaza cyane, kandi mu buzima busanzwe bakaba batagikurikiza? Ahangana nagira ngo nkubwire, wamera nka wa muvandimwe wacu wavuze ngo mujye mwumva ibyo mvuga ntimukarebe ibyo nkora. Namwe murebe ibyo batubwiye mwishaka kuvuga ibyo bakora, sibyo? Musubize ibyo mu kizamini, ngibi mba nabibazaniye kandi mba nabibigishije. Mbese icyo ngiye mba nje gukora ni uguhamya ko ari ukuri. Ibi ni ukuri. Ibinyabiziga bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa, ziriya modokari zose ziba zigomba gushyirwaho amatara y'icyatsi yerekana ko zitakodeshejwe. Iyo adacanywe, izi zose tubona mu Rwanda 99.9%, ndeke gukabya wenda wasanga hari ntarabona, sibyo? Zose ziba zakodeshejwe buriya, kuko ntaririho. Ribaye ririho nibwo twayitega igaragaza ko itakodeshejwe, ijyanywe nko mu bukwe cyangwa no mu bindi birori. Narababwiye. Twikomereze n'ikibazo cya 14. Kino kibazo cya 14 impamvu nashatse kukigira private nuko uyu mudije wagikase cyangwa wakidushyiriyeho mu kubabaza mwese mu bantu batanze mwabonye ko mwagikoze. Ari watoye E, ari watoye Z, ari watoye Y, ari watoye X, ari watoye A, B, C or D, mwese narakibahaye. Kuki narakibahaye? Yarampemukiye, ubundi ubiri inota nzarirwara hafi umwaka. Ubundi sinjya nkunda gutanga inota ry'ubuntu. Yarakase yibagirwa E cyangwa se A, B, C, D, E. Cyari gifite ibisubizo 5. Akasa kata 4. Agira ngo ngo niyo mu bindi. Nyagasani. Muribuka ko nge no mu gusubiza navuze ngo ntago yagishyizeho neza, kuko nge aho nari ndimo ndasomera nyine mu byanjye yari iriho. Ubu rero mu kuza gushyiraho ibisubizo ninjye wabyikatiye, nubwo mubona nabyembikata nabimbibaha. Ndi kubisesekamo gake gake. Nagira ngo mbasabe imbabazi ko iki kibazo mutabashije kugisubiza. Ntago mwabashije kugisubiza kubera ngewe byatewe n'uyu mugabo. Ahubwo reka mpite mukubita n'inkonje. Ntuzongere. Ariko ntago ibyo ngibyo ari byo. Ndamusaba imbabazi n'ubundi, ariko tuba tuburaga. Reka twiyigire kino kibazo cya 14. Kiri kutubwira ngo iki? Kiri kutubwira ngo ntago ari ahari hejuru, nahari hejuru cyangwa se kubuhagarike. Ni ikibazo gisangwa ku ngingo 77 igika cya 4, hanyuma ku kabika aho
aho bavuga ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika bw'amatara mato amatara ndangambere n'ayandanganyuma ntihashobora kuba harenze metero imwe na santimetero 90 hejuru y'ubutaka. Iryo ni itegeko rya mbere. Ubundi polisi ikunda kwibariza akangaka. Hanyuma ikinyabiziga kidapakiye, hanyuma ngo kubyerekeye tugarura rumuri, ubwo buhagarike ntibushobora kurenza metero imwe na santimetero 20. Ni biki? Kuva ku butaka kugera aho bafunga amatara. Mbese ubwo akagarura rumuri ntago kemerewe kuba muri metero 2 hejuru y'ubutaka ku buhagarike hoteli bw'iki bw'imodoka. Uri kubyumva ariko guhera hasi ku butaka hano dukandagiye amapine nyine akandagiye gupima cyesariyeri ni cyesariyeri sashi kuzamuka kugira aho bazafunga akagarura rumuri kagomba gushyirwa ku buhagarike butarengeje metero imwe na santimetero 20. Bivuze ngo uramutse usanze akagarura rumuri muri metero 2 hejuru, ako kantu bakwiye guhita babandikira ntago kemerewe kujyayo. Tugaruke ku matara ndangambere n'andanganyuma. Niyagira ubuhagarike bwinshi cyangwa burebure, amatara ndangambere n'andanganyuma aba agomba gushyirwa ku buhagarike bwa metero 2 dukuyeho 10. Ubwo ni metero imwe na santimetero 90. Ni ukuvuga ngo niyo matara ashyirwa kuri hoteli cyo ku buhagarike buri hejuru cyane, niyo matara ushobora gusanga asumba yandi hejuru yashyizwe hejuru. Shatse kuvuga yuko amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma yandi ndangambere twabonye ko asa n'umweru, umuhondo cyangwa icunga rishije, ndanganyuma akaba asa n'umutuku. Ayo yo twabonye ko ashobora gushyirwa iyo yose. Hanyuma hari akandi kantu nshaka kubibwirira akavuga ngo umuguno w'inyuma w'igice kimurika cy'amatara mato ndangambere n'andanganyuma kimwe n'icyo tugarura rumuri n'ibindi gagomba kuba hatarenze santimetero 40 ku mpande z'ubugari ntarengwa bw'ikinyabiziga. Ni ukuvuga ngo nta matara bagomba kuba asaguye igice kirenze santimetero 40. Aho kugira ngo amatara aze ahombana azamo katikati, afazari yagenda by'igitama ry'imodoka hanyuma agasaguka umwanya utarenze santimetero 40. Ako nako murakumvise se? Niba utakumvishe subiza inyuma. Hanyuma turakomeje iki kibazo cya 14 cyabaye rero D. Cyabaye E. Ariko watoye A 150 n'imwe na 75 n'imwe na 90 mwese nakibahaye, ariko muhitemo hanagura mu mitwe yanyu. Igisubizo cyabaye metero imwe na santimetero 20. 15 twihuta cyane, nagira ngo mbere yuko tuyivugaho ariko nanjye ntigarukeho. Nje kubasaba nimba turi kwiga ibi bintu biryoshye nkuko mubimbwira, wadukoreye subscribe cyangwa se udukoreshereze subscribe, usharinge channel yacu bakore subscribe. Umuntu uzabikora kenshi navuge ko hari igihembo. Hari abavandimwe batubwiye ngo ntitukabibutse gukora subscribe mu isomo hagati, tujye tubivuga mbere na nyuma, ariko oya mu mahame atugenga nuko tugomba kwibutsa cyane. Kubibutsa burya iyo umuntu amaze kubona ibyo yashakaga biba birangiye nta hantu mwongera guhurira. Iyo umaze kubona amasomo uba wumva yuko nta kindi, ariko akagumya no gukanda subscribe. Niyo mpamvu bidutera guhora twibutsa. Nago ndi buvuga amazina y'ababimbwiye, ariko nawe wabimbwiye wumve ko twabyumvise kandi ntabwo twabirwanyije. Kuvuga ngo mukore subscribe ntago ari kubatuka, ahubwo tuba turi kubinginga. Mwibituziza ngo twabibabwiye kubera yuko n'ubundi subscribe nicyo kiguzi cyacu. Ubuse tuzabishyuza 21 basi iryo jambo subscribe turyihorere kurivuga, ntibikabe twaba turi kubahenda. Kandi twiyemeje kubateza imbere, ndetse turimo turanashyira mu bikorwa gahunda ya leta y'iterambere cyane cyane mu ikoranabuhanga. Mwese mwige gukoresha ikoranabuhanga. Ubwo rero mukande subscribe kugira ngo natwe tumenye umubare w'abanyeshuri dufite, hanyuma nitujya no guhembwa tuzavuge ngo twahembwe kuko twigisha abantu bangana gutya. Byaba bitangaje twikoreye na subscribe n'abantu bo muri Austria n'abari muri Australia cyangwa se bari no mu Budage n'abari muri za Canada, Fiyongeyo, za Quebec n'ahandi bari tuba tuvugana. Hanyuma wowe uri hano ibuzinganjweri cyangwa se uri Nyakariro hara y'Rwamagana ngo wange kuyikora kubera ikizi. Kora subscribe hanyuma ibintu bigende neza, natwe tubashe kumenya umubare dufite wanyu. Ubwo rero ntibikabarakaze iyo tuvuze ngo mukore subscribe. Mwumvishe ko nirinze kubivuga cyane kugira ngo nubahirize icyifuzo cy'ura muvandimwe, ariko ngeze hano ndavuga ntireka nkavuge. Ariko nimudukorera subscribe ntabwo tuzongera kubivuga, sibyo se? Sawa. 15 kiravuga ngo icyapa kivuga inzira y'amatungo itegetswe kirangwa n'ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango ishusho y'inka mu ibara ryera. Iki ni ikibazo kiba mu byapa bitegeka. Ni ikibazo nahisemo guhita mbereka n'ishusho yacyo nayibazaniye iri inyuma, ariko ku bantu twiganye ibyapa, ubu n'ubwoko bwa kane bwitwa ibyapa bibuza bitegeka.
kino kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. Ese we numva nuko kivuga ngo n'icyapa kivuga inzira y'amatungo itegetswe, birumvikana ko kirategeka, sibyo? Kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. Ubwo no kuvuga yuko iki cyapa kiba mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. Bashobora kuzahindura bakababaza ubuso bwacyo rero, bakaba bavuga ngo icyapa kivuga inzira y'amatungo itegetswe gifite ubuso bukurikira. Kandi impamvu nkavuze gutya nuko nzi ko bajya babaza ikivuga icyerekezo gitegetswe. Iyo bavuze icyerekezo gitegetswe cyangwa se ugukikira bitegetswe, icyo bakunda kubazaho, bakunda kubaza ubuso bwabyo. Ubuso bwabyo aba ari ubururu, ishusho yabyo ni ingasire, ikirango kiba ari umweru, kiretse kimwe nababwiye cyitwa ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarenga utegetswe, cya kintu naberetse cyanditsemo 30 iciyemo umukato w'umutuku, nicyo kigira ibirango bibiri, ikirango cy'umweru n'ikirango cy'umutuku. Ubwo rero nyamuneka ibyapa bitegeka byo biroroshye. Iki naje kukibereka, ndakibereka ari inyuma mureta mukibona, muragisangaho cyane. Hanyuma twikomereze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 katugisunike kigereho cyane, ni ikibazo gisangwa ku ngingo ya 14 ndakeka, kuko ari ikivuga ibigendanye n'abanyamaguru, ni by'abanyamaguru, ni byo gukikira bari kutubwira ingingo ya 14 ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda. Hanyuma abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura hagati yabo n'iyo nkomyi. No kuvuga iki? No kuvuga ko igihe cyose abanyamaguru aho banyura se murahaza ubundi hamwe twatangiriye kuri cya kibazo cya kabiri, ni icya kane, birashaka ari icya kabiri. Ni ukuvuga ngo abanyamaguru birashoboka ko banyura mu muhanda. Ubundi nta munyamaguru unyura mu muhanda. Umunyamaguru yemerewe kugendera mu muhanda rimwe mu buzima bwe yakikiye inkomyi gusa, cyangwa bitegetswe n'umukozi ufite ashada. Ariko ibyo ntabwo ujya bivuga, ntabwo umukozi ufite ashada atinyuka gutegeka abanyamaguru ngo nimunyure mu muhanda, ubwo si we yaba ari mu make. Yes. Hanyuma iki kibazo baratubwiye ngo iyo banyuze mu muhanda sasa, iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba kuyikikira bagakwepa bakanyura mu muhanda. Ni ukuvuga ngo iyo turi kugendera kuri borudire zacu handi hejuru tugahura n'ikibazo, birashoboka ko bano bagabo bajya bacukura bacishamo fibre boutique cyangwa se banyuzamo insinga za internet za zindi, cyane cyane nk'ab'i Kigali n'ibindi bintu byinshi. Bashobora no kuba bari kunyuzamo itiyo y'amazi cyangwa n'ibindi n'amashanyarazi yanyuraga mu butaka, ariko ntibikibaho, ibyo ngibyo birashaje. Ari igihe bashoboraga gucukura nko muri borudire hariya twebwe tugendera bagasiga hasamye, bagasigamo urunogo. Icyo gihe rero itegeko rivuga yuko uhageze ugasanga ni inkomyi, ishobora kuba ari n'ikintu cyapfiriyemo mu muhanda cyangwa ari nk'igiti gihari, icyo gihe ushobora gukikira. Nta gukikira unyura mu bitovu hirya cyangwa se mu mazi cyangwa mu byatsi hirya ujya mu ishyamba, kikira unyura mu muhanda, itegeko rabikwemera ku ngingo ya 14. Nunyura mu muhanda rero ababwirwa n'abayobozi b'ibinyabiziga, ese bazakata batahe? Oya, ntago bazakata ngo batahe. Ikibazo cya 17 ntago turagitindaho cyane, kimaze kuturambira, kimaze kuba cyinshi cyane. Ni ikibazo rwose nyagasani sinzi, ntago kirambiranye, ariko reka twivugire kuri aka gashyashya. Nicyo turakivugaho, ndakibasomera gusa mpite mbabwire n'igisubizo twikomereze, muraza gusanga dusanzwe tukizi. Hanyuma iyo tunyuze mwaho ngaho twebwe abanyamaguru dukikiye dukora iki? Nta kindi dukora, turigendera. Abayobozi b'ibinyabiziga sasa nibo navugaga, baraza bagahita basiga ngo umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura. Donc bivuze ngo uwo mwanya uba ugomba kurenga metero hagati ye n'iki n'inkomyi. Hanyuma rero itegeko rikomeza rikubwira ngo hari igihe bitazashoboka ibiki kuba twasigaho umwanya ungana na metero, kandi ngo umunyamaguru aracyanyura hafi y'iyo nkomyi. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. Ndasubiramo, iyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba akinyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi aba agomba kuyikikira afite umuvuduko utarenga kilometero 5 mu isaha. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko igihe cyose abanyamaguru bakandagiye mu muhanda kubera gukikira, yewe mushoferi banza urebe ni iki giteye abanyamaguru kuza gucamo hano. Ni inkomyi ivuye iwabo mu nzira. Kora iki? Siga metero imwe. Nimba bije idashoboka kubera kugiye kwisiga wagongana n'abazamuka benshi, kikira gake kidogo, gabanya umuvuduko, urushinge rugendere muri 5, mubanze murenge iyo nkomyi. Nimugera hepfo abanyamaguru bazasimbuka basubira iwabo hejuru, nawe wexerere wigendere. Mwabyumvise? Sawa. Icyo kibazo nababwiraga kimaze kuba igisitari ni iki? Imirongo y'ingabo z'igihugu zigenda kuri gahunda n'udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri. Iyo bidashoboka kubona muri metero 200 bigaragazwa n'itara rimwe ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso imbere, naho inyuma n'itara ry'umutuku ritwariweho aho ngaho. Y'uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo n'uburebure bwaho hose bigomba kugaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo, amatara menshi asa n'icunga rishije. Bishatse kuvuga ngo ibisubizo byose nibyo. Alright.
sawa sawa. Tudatinze cyane, ikibazo cya 18 ngicyo reka nkisunike kitureho cyane. Cyahageze ni ikibazo nacyo gishya, ariko kitari gishya mu mibarize, ntabwo bari bakunze kukivuga, ariko noneho cyaje. Kiriya kibazo turangije cya 17 tutatinzeho, nabarangiye ko kiba ku ngingo ya 43 kiba ku ngingo ya 42. Kubakenera kukireba mu igazeti mwasimbukirayo nta kibazo. Yes. Hanyuma rero twikomereje n'iki kibazo cyacu kije nakita nkaho ari gishya. Ni ikibazo cya 18, ntago navuga ko ari gishya, n'ubundi bakunda kukibaza ariko nticyari giherutse kubazwa. Ni ikibazo kivuga ngo za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri amyatsa, rimwe riri imbere irindi riri inyuma. Kubera iki? Ngo kugira ngo zerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara bagomba kumurika muri metero 100 ku mpande zombi. Agira amabara asa n'icunga rihishije. Rero kubagikenera mwagisanga he? Muzagisanga mu byitonderwa, icyitonderwa cya nyuma ku ngingo 76 igika cya nyuma cyangwa umugemo wa nyuma usozera ingingo ya 76. Niho bakubwira ko izo za autobus, ubwo za autobus bashaka kuvuga ni zitwa school bus. Zino kwasiteri zitwara abanyeshuri ku bigo by'amashuri ziba zigomba kuba zifite amatara abiri, rimwe riri imbere irindi riri inyuma. Ayo matara ngo bagomba gusa n'icunga rihishije, ngo bagomba kwaka igihe zihagaze, kugira ngo twebwe tuzizigana tumenye ko tugomba kwitonda, sibyo? Ayo matara rero ngo bagomba kugaragara muri metero 100. Gusa mwari mukaza ku kantu, ariko bibabaje cyane nanone kubona za autobus zitwara abanyeshuri zirirwa zidegembye mu muhanda zigenda ntayo zifite, kandi abapolisi banazibona bakazibererekera batazi ko itegeko rihari. Ubwo ngiye mba ndi guhwitura impande zose, mba ngira ngo mubwire ngo impamvu mba nkavuze simba ndi kugaya bari abakozi bafite bashobora no gusanga briefing baba bahaye hari ibintu baba bavanye bavuga ati ibintu mubifatire. Ndabizi ko baba babizi, abenshi inshuti zanjye nanjye nabikozeho ndabizi, sibyo? Ariko nagira ngo mbamenyeshe ngo hato batazakwandikira wowe utwaye school bus ngo ushobora gukubita n'umupolisi umufunga mutwe nkanjye. Mumbabarire, umuntu ugoranye, yes mvuge gutyo, mumbabarire nsabye imbabazi, umeze nkanjye ariko n'ubundi netonze urugero. Tugaserera tukaburana nkakubwira nti nimbwe udafite ari amatara abiri ya za autobus, ndakwandikira ibihumbi, nkahita mvuga ndakwandikira 1.5 miliyoni. Icyo gihe ushobora guhita uvuga ngo koko dupike, tukaba twaburana umunsi ukira. Ariko nyine nta kundi ngira abandi mu iki, ndabandi mu itegeko. Ubwo rero nyamuneka ndagira ngo nkubwire ngo batazakwandikira, sibyo? Bamara kukwandikira ugahita witotomanga, ariko noneho ngo ibintu badukanye mu Rwanda ngo ni ibiki, ndetse ngo bino bibaho, amategeko arahari. Ndagira ngo utangarize ngo nubwo birirwa batwandikira mukavuga ngo amategeko bagerageza kuyakaza cyane ngo bagakabya, ahubwo nagira ngo mbimenera akabanga abashoferi, inshuti zanjye, bagenzi banjye, muzi ko mu Rwanda buriya nta n'amategeko 15% dukurikiza. Muzi ko baramutse bakurikije amategeko angana nibura na 40%, no kutaza amafaranga twatanga ukuntu angana. Ahubwo tukwiye no kujya tubashimira kubera yuko bashyiramo imiyaga. Ubwo rero nuvuga ngo izo autobus cyane kuri zira za school bus nizo ziba zigomba kugira iki, ayo matara, cyangwa se ziriya zigenewe ama university nizo zahozeho kera zavugwaga, ariko muri iyi minsi zariyongereye. Icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi nacyo nakibazaniye, kiri hari inyuma, gifite ubuso bw'amabara y'umweru, kikagira umuzenguruko w'umutuku, kikagira ikirango cya ntacyo, kuko nta kirango kibamo, ni surface yonyine n'umuzenguruko wonyine. Sawa. Ubwo rero tudatinze nagira ngo twikomereze n'ikibazo cya 19. Sorry. Cya 19 turakirangije, ahubwo reka dusunike cya nyuma, hanyuma nze mbereke na bya byapa nyine nabemereye. Ariko nagira ngo mbabwire ngo kuri zira autobus z'abanyeshuri abenshi gusonza no kunanirwa muri hangana ese kwayo rero muzikono binaryoha. Muri kimwe mu bintu bya mbere bo biryoha no kwitsamura cyangwa kwayura bishaka. Nako kare kanyuzemo nyine tugira ngo dukore refreshing, ubwonko bwongere bukurura ibindi bishyashya. Hari gihe rega njye nikanga nasubiyemo amagambo nababwiye kenshi cyane, ariko n'ubundi ndabizi ahora ari mashyashya kuri mwebwe, kubera yuko abanyeshuri mwebwe mba nigishe mu rutsinda mukagenda, ndetse nahora mpimba amagambo mashya kuko nago nabishobora. Nzajya n'ubundi nkoresha nakoresheje nigisha n'abandi, si sawa?
Okay, dukomeze nyine ndi kubabwira ngo mbere habagaho bisi wenda nka Universite y'u Rwanda yabaga ifite bisi yayo Kiste ikibaho akundi Kiste yagiye hedi yabaga ifite bisi yayo na za SFB aka SFB disa benshi nta nubwo muyizi n'izindi universite nyinshi cyane na ziriya za Polytechnique nandi ba IPRC zari zitarabaho nk'iya Kigali yitwaga Eto Kicukiro ndakeka hagati aho ngaho gutyo noneho ibyo bigo nibyo byabaga bifite amabisi. Nanone ndibuka ko mu LDK hariya habaga amabisi cyangwa se amataxi atwara abana kuko ryari ishuri ry'Irisitari icyo gihe ntabwo nshaka kuvuga imyaka mutumva imyaka mfite ryabaga ari ishuri ry'Irisitari ugasanga imodoka mu gihe cyo gutaha kw'abanyeshuri zaparitse cyane cyane z'inyamirambo zagiye gutwara abana. Izo nizo twajyaga dutangira hingero ariko ubu muri iyi minsi ntabwo tugitanga ingero kuri izo ngizo turatanga ingero kuri school bus. Muri kubona mu modoka ari menshi cyane asigaye hariho iy'ama orange ndakeka afite kara ya orange mu ma companies agiye atandukanye bagiye bakora ibyo bita school bus. Ubu ni indi company ubwo hitwa gutyo ari amatara ari amamodokari akwiye gushyirwa aya matara abiri rimwe riri imbere irindi riri inyuma kandi asa n'icungarishije agaragara muri metero 100 ngo kugira ngo tubashe kwitonda. Ubwo rero ni icyo ngicyo nagira ngo mbabwire twihuta cyane. Twihuta cyane ku kibazo cya 20 kiravuga ngo inyuguti za R ebyiri z'amoko yombi ziri hejuru y'imibare ine kuva ku mazero 3 kugeza ku 9 ariko izo nyuguti zombi zishobora gukurikirwa n'iriya mibare ine iyo umwanya wateganyirijwe icyapa inyuma uhagije bityo icyapa cy'inyuma kikagira ingero. Mana nyagasani kino kibazo numvaga ntari bukibigisha kuko kimaze kurambirana nacyo tumaze kukibaha nka 4 kandi nayo ikintu gitangaje nuko no muri ibyo bizamini nababwiye nshaka kubereka bindi hari aho cyagarutse hagusubuka kweri abategura bakwikubisa agashyi bagashaka n'ibindi bibazo bishya cyangwa se bakatwegera tukabaha ibibazo ku bibazo tuba tubifite. Njye sinababwiye ngo mfite ubushobozi bwo kuba nategura ikizamini reka bibabwire nabwiye ko nyine mfite ubushobozi bwo kuba nabategurira ikizamini nkagiha abantu 2,000 hagatsindamwe abantu 50 kandi nabwo bagatsinda ari bahabura ku buryo bafata mu 50 batsinze bahagarika haranga umusobanure bikabananira. Ubwo bushobozi ndabufite cyangwa se mfite n'ubushobozi bwo kuba nategura ikizamini nkagiha abantu 100 biyaminiye hagatsindamo umwe cyangwa se hagatsindamo abatarenga 5. Ntago ari ukuzuza gutsinda kugira mwatsiyenge nubwo nafatira kuri 60% nafatira kuri 50%, sibyo? Kugira ngo byumve rero kino kibazo ngi ntabwo nakikarura kwera ubuse nindo uyoboye bwizi R ebyiri ziba ziri kuma ntuza kuma plaque ya za rumoroke n'amakuzungu inyuma. Umuntu utabizi ubwo umuntu utakizi nyine uwo nguwo n'uwibuzinganjwiri sinakirirwa mbitindamo. Gusa icyo nagira ngo mbibwirire hagiye gukurikiraho cya cyapa gitegeka cy'inzira y'amatungo itegetswe hanyuma hita hakurikiraho na cya cyapa kivuga ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Nagira ngo mbibereke rero muri ibi by'ibyapa iyi minota y'ibi byapa reka mbiyigishirizemo amapurake, sibyo? Za purake rwose reka ngira icyo nzibibwiriraho ariko rwose nyamuneka no kandi subscribe nubwo hari abantu bambujije kubivuga ariko nese nagira ndabivuga nyine. Okay, alright. Reka turebe kubigendanye n'amapurake cyangwa se ibiranga ibinyabiziga. Biranga ibinyabiziga turabisanga hehe mwaka byaramwe? Turabisanga ku ngingo z'127 maze gusaza 127 hafi aho ngaho. 127 tubwira ngo ibimenyetso amabara n'ubunini bw'ibyapa by'ibinyabiziga bikoreshwa n'ingabo z'igihugu na polisi y'igihugu bigenwa na minisiteri zifite mu nshingano. Hanyuma 128 katubwira ngo ibimenyetso amabara n'ubunini bw'ibyapa by'ibinyabiziga bikoreshwa n'abayobozi bakuru b'igihugu bigenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Hanyuma icyitonderwa bakakubwira ngo ikirangantego cy'igihugu kigomba kugaragara ku cyapa cy'imbere ubwo ni plaque y'imbere mu nguni ibumoso naho plaque y'inyuma no ku modoka kimwe na moto kikaba kigomba kugaragara mu mwanya uri hejuru mu nguni y'iburyo. Icyo kirangantego kigomba kugira nibura milimetero 32 kuri 30. Ibyo ni ibipimo nyine. Ako ni kamwe mu byo nari mbabwiye. Hanyuma twigarukiye inyuma gatoya nuko icyo nababwira nuko
amabara y'ibyapa by'ibigenzwa mu muhanda, nababwira ngo ibyapa byose biranga imodoka bifite ibara ry'umweru ku ruhande rw'imbere n'umuhondo ku ruhande rw'inyuma, ni ku ruhande rw'inyuma rw'ibyapa n'iby'amapikipiki n'ibindi byuma by'imipira myinshi. Ubwo ni ukuvuga ngo na za binyamitende 3 n'ibyo bintazi byose bindi, sibyo? Hanyuma icyo nababwira nuko hano icyo bashatse kuvuga ni ibati. Baravuze ngo ibyapa nyine nari amabati aba yanditseho ziranyuguti. Ibati ry'imbere ntago ari njye babyanditse, ngiye njya kudefanda mu bitabo byanjye cyangwa se mu masomo yanjye, ntago na defense iki ngiki, sibyo? Iki ni igitabo gihari. Rero ngo ibyapa biranga imodoka bifite ibara ry'umweru imbere, mbese plaque y'imbere igomba kuba ari umweru, ubwo ni ibati. Hanyuma iry'inyuma rikaba ari umuhondo, cyo kimwe no ku mapikipiki n'ibinyamitende 3 n'ibintu bifite imipira myinshi, sibyo? Hanyuma tugiye kwirebera inyuguti uko ziba zisa, sibyo? Hanyuma nzaza ubutaha babwira buri kinyabiziga niba ari abikora ku giti cyabo, plaque zabo ziba zigizwe n'inyuguti zitwa gutya. Niba ari ambasade nizo, niba ari konsila nizo, niba ari ibya leta nibyo, bya polisi nibyo. Ubundi se abenshi nimubindusha, twikomereze kaduhere mu manyuguti. Bibutsa ko icyo cyitwa icyapa inzira y'amatungo itegetswe cyangwa se amatungo ategetswe kunyura. Bakaba bari batubajije ngo kirangwa n'iki? Kirangwa n'ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ryera. Kikaba cyari ikibazo rwose cya 15 twaje gusanga kari se. Hanyuma nyuma yo kubona ko ibyapa by'ibigenzwa mu muhanda cyangwa se by'amamodokari biba ari umweru imbere, inyuma no ku mapikipiki bikaba ari umuhondo, inyuguti n'imibare bizagira ibara ry'umukara ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. RAA, RAB, RAD, RAC kuzageza kuri RZD. Z ndakeka rero izaba ari plaque ya nyuma. Ndashaka kuzayireba ako nibizaba ryari, ariko shaza baciye igihe zamaze kukecuru. Hanyuma inyuguti n'imibare bizagira ibara ry'umukara ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. Iryo bara rikazaba ari umukara ku binyabiziga byavanywe mu mahanga n'abacuruzi byabyo, bya bindi bya marchandise, nabyo narabakibabajije ubushize. Iryo bara rizaba ari ubururu ku modoka za leta n'ibigo byishamikiyeho, aribyo mukunda kwita guverinoma Rwanda cyangwa se guverinoma projet GP cyangwa se GL cyangwa GR twabyita kose, GNR cyangwa se GNP. Ni ibyo ngibyo, ni ubururu ngo ku modoka za leta n'ibigo bishamikiyeho of course. Hanyuma ikino cyapa rero nicyo cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Twe twakibajijwe ku kibazo cya 19 aho batubazaga ngo icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi gifite ubuso bw'amabara asate, nawe wakirebera. Hanyuma naringeze ku kantu kavuga ngo iryo bara rizaba ari icyatsi kibisi ku modoka z'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, of course na ambasade, imiryango mpuzamahanga cyangwa se imiryango y'uturere, ubwo ni ibyino nyine nikorera mu Rwanda bafite ubudahangarwa runaka. Zaba ari iki? Zaba ari icyatsi kibisi. Ubwo se ni muri kubyumva none se mbabeshye? Ntabwo ibi ngibi ari njye wabyanditse. Biri ku ngingo y'126 n'127 n'128 n'129 hagati aho ngaho rero mubishakira. Hanyuma iryo bara rizaba ari umukara ku binyabiziga byinjijwe mu Rwanda by'agateganyo. Iryo bara ni ubururu ku binyabiziga by'imishinga ikorera mu Rwanda. Ibara ry'ubururu rikoreshwa ku binyabiziga by'imishinga ikorera mu Rwanda, ubururu. Okay. Iryo bara ni ubururu ku binyabiziga bikoreshwa n'amashami y'umuryango w'abibumbye, kandi iryo bara ni umutuku ku mamodoka cyangwa se ku modoka zifite ibyapa byanditse mu mazina bwite y'abantu n'amasosiyete yabo. Urugero nkanjye Teacher Energy, munsi nagiye gukoresha plaque yanjye nyine namaze kuva mu byo bikorera ku giti cyabo ngeze kuri njyewe, cyangwa se ngiye nshobora no kujya gukoresha plaque nkandikaho ngo tsindira provisoire vuba. Iyi plaque bagomba kuzaza bayanditse mu ibara ry'umutuku, ntabwo bazayandika mu mukara. Yego koye n'amazina yanjye. Ntabwo se muzi aba boss benshi cyane hano mu Rwanda bagiye bandikisha amaplaque mu mazina yabo bwite. Namwe mugende murebe aho mubizi, niba mwaranabifotorejeho cyangwa se imodoka mwarazifotorejeho, ndabizi hari ababikoze. Muzarebe iyo plaque yari yandikishije iki. Gusa icyo bihuriyeho byose nuko plaque y'imbere cyangwa ibati ry'imbere rigomba kuba ari umweru, iry'inyuma rikaba ari umuhondo, ariko inyuguti zigiye zitandukanye. Ubwo rero ibara n'umutuku ku modoka zifite ibyapa byanditse mu mazina y'abantu bwite cyangwa se z'amasosiyete. So ubundi ugira ngo ntidusoje.
ariko mbere yuko dusoza noneho reka mfate wa mwanya wa muvandimwe yanyemereye mbabwire ngo mukore subscribe. Kuki mbasaba gukora subscribe? Nuko mu buzima busanzwe nta muntu uba ugomba kwiga atanditse mu ishuri. Ubwo iyo ugize utyo ukajya mu ishuri ukiyandikisha ukiga ukicara ukiga utanditse, uba uri muriba bene ishuri. Kubiba gute? Iyo wanditse nabwo bamenya ngo uyu munyeshuri ariga cyangwa ntiyiga. Shaka guhita uvuga uti ubwo wubwirwa n'iki ko twize? Mbireba njye ndabimenya rwose, ndabimenya iyo mwize. Njye mfite ahantu mbonera ko mwize, kandi n'urutonde rwanyu mwese mba ndufite. Hari abakora subscribe nkahita mbibona rwose. Gukora subscribe ni gute rero? Uragenda ukajya kuri channel yacu ukayikandaho, ugahita ubona ahantu h'umutuku handitse subscribe, ugahita ukora kuri ako kantu nyine, iyo kara ihita ihinduka yari umutuku igahita yirabura. Ntukongere gukora ubwa kabiri byamaze guhinduka, ujye ubyihorera. Hanyuma rero wowe wamaze gukora subscribe, nimba ngeze kuri akantu kitwa subscribe, wikwirirwa ubyitaho ngo byumve. Ndi kubwira uyu muntu utabizi, impamvu bivuga gutya na benshi nubundi babinsaba bakavuga ngo subscribe ngo gute, ngo none se ngo ngiye ngo narayikoze, none twahura na checking nko muri telefone ye cyangwa computer yiwe nkasanga ariko naremba beshya abantu bakoresha computer mwese muba mubizi, sibyo? Nibyo ngibyo rero nagira ngo mbabwire. Iki cyari ikizamini cyakorewe i Rusizi mu kwezi kwa 9. Uyu yari mwarimu NG wari urimo arabigisha, kandi mbashimira cyane uburyo mukomeje kwitwara murimo kwiga. Nagira ngo mbaragize Imana, mbabwire ngo Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Ciao ciao.